pe nubwo umutoza wa Liverpool yakomozaga ngo abana ngo urabona ngo nibo nakoresheje ariko Arsenal Iberia yarashyizemo abajene benshi umusore abongereza bamaze kubona ko ari umwe ngo bafite impano zidasanzwe bazabafasha witwa Max Doman yari ari mu kibuga uyu ni umusore utaruzuza imyaka 16 aracyafite imyaka 15 ni minsi gutyo hakazaba afite imyaka 15 n'iminsi 302 abaye umukinyi wa mbere ubashe gutangira muri iyi mikino ya Carabao Cup abanje mu Arsenal wa mbere bikoze kuri iyi myaka namwe urumva ko imyaka 15 n'iminsi 302 ni umwana ukiri muto cyane bikabije nkabara abana bicaye yari hejuru nta mwana ufite imyaka 15 hano umwana ufite imyaka 15 namanike ikiganza turebe dore nuri ngwino hano bato cyane ngwino hano none se umwana w'imyaka 15 kramereza kaji umwana hereza kaji ni hero umwana ugiye kureba umwana abageze nko kwa nimuza sha nimuza mama nimuza abihera kaji abari nko mu wa 4 secondaire mufite imyaka 15 myaka 15 Badoma ni mwitambukira ari ababihera kaji abari mutoya umwana uri gutsinda amakipe mu Bwongereza n'abangabo n'abihera kaji ariko barabyumva mu Rwanda ntago wemerewe gutunga indangamuntu cyane imyaka 15 urumva ubwo rero abakiri mutoya pe ubukirebererwa n'ababyeyi nta kintu nta mwanzuro wakifatiye ubwo rero uyu mwana arimo arabikora neza cyane nawe nadakura ngatangire kutubera nka Lamine Yamal ikintu rero abantu bose bahurijeho harimo n'aba ba Lewis ba Miles Clay na ba Nwaneri n'abandi bato cyane bari mu kibuga bitwara neza aba n'abana bariwe muri Academy ya Arsenal ya Hale End abantu bahurije ku kuba aba bakinnyi mu by'ukuri ari abakinnyi beza cyane hanyuma Arteta nk'umutoza wabo yavuze ngo ni ijambo rigufi Axel bamubaje ngo kuba ikipe yawe itsinze iyi match ikonvenka kandi wakoresheje abakinnyi b'abana ati wakoze impinduka 10 ku ikipe yari yatsinze muri Crystal Palace urumva harimo ngo nabatarigeze bagira iminota myinshi muri iyi sezo atese uyu mwataka wao witwa Anus rwose nta minota yigeze habo match ya mbere cyane aravuga ati rero ati byasaga naho nateye nk'igiceri mu kirere it was like a gamble ni nko kubetinga ni nko kugerageza ngo urebe atariko I expected that performance from them icyo nicyo gikomeye ati nari nizeye rwose nari mbyizeye iyo nsinzi kuko kwitwara neza nari mbyizeye ikipe dukina Brighton ni ikipe nziza gukora impinduka 10 nabibonaga ko ari no gufata icyemezo nyine kigoye kuba ati reka mbigerageze reka ndebe ko byakunda atariko mu mutima nabikoze mfite icyizere ko aba bahungu baza kwitwara neza ati ntabwo rwose narindi less confident cyangwa se numva ko baza gutakaza mu magambo magufi rero ku cyo bavuze ngo batwara ibikombe Arsenal uburyo imeze uburyo iri kwitwara niba hari ikintu cyayihagarika kikayibuza gutwara byibura imwe muri major trophy ndavuga kimwe muri bibiri championnat cyangwa Champions League byaba ari rwangendanye yisezo hanyuma muri ibikombe bindi bibiri bisa n'ibyunganira FA Cup na Carabao probably nabwo bashaka kugira ikindi batwaramo so ndabona nk'umwaka rwose wa Arsenal hatabayemo ibibazo wenda by'imvune zikomeye hatabayemo wenda ibibazo bya let's say byo kugira aba opponent wenda babo kuba bakwitwara neza cyane mu gihe kiri imbere ko nabyo birashoboka hari igihe uri down mu ntangiriro uri hejuru mu ntangiriro zasize abandi bari hasi uko bigenda bizamuka ebere nko mu kwa mbere ukabona nka Man City yatumbagiye cyangwa se ukabona nk'iyi Liverpool twavugaga yongeye yagarutse Champions League ukabona nka Real cyangwa Bayern iratumbagiye bikajya kugera cyagiye cyo gukina imikino iri kurusho cyo gukuranwamo cyagiye cyo gufata bya byemezo byo gutsinda za match nini mu kwa mbere mu kwa kabiri wagize nk'ibyago avunikije nk'abakinnyi bakomeye ukabona nka Saliba ntahari ukabona nka Bukayo ntahari wenda bikaba byatumuvamo ku mpamvu zitaguturutseho ariko bagize amahirwe ukuntu bari kwitwara ubu ngubu na forme bafite mu by'ukuri bashobora gutwara cyane igikombe cya shampiyona nicyo mbahaho abahirwa urakoze cyane.